Ndi Africa undebe cyangwa undorere undambagize cyangwa undengagize undembuze undange ibyo ni byawe birakureba amababa yanjye ari kuri njyewe nimbeha ntera ninjye bitonda gese gatunda nari nkanze kwinzoka benshi nayo gashaka se bashize ubwoba bashaka indonke kunda zabo njye ubu nanjye mvuge ngo bampe no ndi Africa ifatizo ry'abafunze ifunguro ry'abafinda ifeza nkabifaranga ufuha mpfira fungwa yicwa ticwe ibyo nibyo kandi iki tumva uzazumbaze nkubukiyaniraho simpazi kuko nubundi n'abamenyana izo pase zitarabayeho nabo baba baramenyanye kubw'impamvu bakiyumvanamo n'uwo rashaka kuguha na pase ntawamenya nyine mukiyumvanamo mugahuza kuko ntawe uzi uwe ahantu ari cyangwa wamugane nta nuba yaramuhinze ahantu ngo avuge ngo azakura wenda tuvuga ari igishyimbo cyangwa se Reka twongere kubahereza ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho ibiganiro bitandukanye amadocumentary tubagezaho ibiganiro ku bahanzi bahani wacu mu Rwanda byasohotse mu binyamakuru bw'amakuru bagezweho uyu munsi nanone ariko twongeye kugaruka muri industry ya gakondo anga tuherereye ni kuri ati Rwanda umuhanzi Okay, kuri kamera hariho Muteterazina Shifa. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Imbere yacu murabona umukobwa mwiza kandi si mwiza imbere inyuma gusa ahubwo n'imbere ni mwiza. Muraje murabyumvira mu kanya. Yitwa Carine. Meze neza? Meze neza cyane. Nta kibazo? Oya ntacyo. Nta kibaye. Na gito. Okay, yitwa Carine niryo zina rye muhamagaye ariko uko byagenda kose umuntu agira amazina arenze rimwe ni Carine ndi Maniraguha cyangwa se nkitwa Carine Poet numbona usanyita umusizi umenye usanyita igisigo. So ndi kumwe n'igisigo kuko nge naramumenye ubwo mwebwe mumwita umusizi kuko mutari mwamumenya. Okay. Hanyuma igisigo waravuze ngo numenya uzanyita igisigo. So uyu munsi ndi kumwe n'igisigo rero turicara cyane. So tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu turashaka kugira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro gifunguye abantu barushe gusobanukirwa Carine ni muntu ki. Okay, Carine wenda mu bantu baza kugukurikirana harabasanzwe bakubona babona ibisigo ujye ushyira hanze ariko bashaka kumenya ngo ubundi uyu mukobwa ni muntu ki. Noneho hari nabandi bagiye kubona bwa mbere ko byagenda kose bahite basobanukirwa Carine wari we bahite birukanya no kuri bya bisigo barebe Carine. So dufungurire profile ya Carine. About it. Profile batubwiye amazina ariko twashaka yego Carine nyine ni umusizi n'umunyarwandakazi kandi nkunda ubusizi cyane nkunda n'abanyarwanda muri rusange nkunda n'abantu no kwishima nkunda kwandika ndi umukinnyi w'ikinamico umukinnyi wa filime n'umwanditsi muri rusange nandika ibitabo nkandika n'ayo masketch n'iki yego. Abantu basanga bamenye Carine sibyo? Carine uri umunyeshuri cyangwa ntabwo uri umunyeshuri warasoje? Njyewe se ntabwo navuga ko ntari umunyeshuri ariko kandi mu bigendanye n'amashuri yo kwiga mu ishuri narangije kaminuza nizemo ibintu byitwa business na IT yego ariko nubundi ndi umunyeshuri ko ndacyari kwikoza ndacyari ku ishuri ry'ubuzima. Nukuvuga ngo wasoje amashuri muri university ubu nguri ku ishuri ry'isi cyane wabimenya. Bimeze bite kwisi? Ni hatashi birakomeye cyane ariko ni urugendo nyine buri wese yacamo kandi akazagera yajya. Nanjye rero nibyo ndi gukora ndi kunyura mu mujyi w'abambanjirije. Physically uko byagenda kose usibye kuvuga ngo physically kuko ngiye kuvuga ngo physically biragaragara yuko uri muto kandi ko kuracyari muto sibyo? Oya sibyo.
turaje tubyinjiremo neza uraza kudusobanura uburyo cyatari byo ariko impamvu nari nkoresheje iryo jambo ngo physical bigaragara nkaho uri mutoya nuko iwacu mu Rwanda tumenyereye yuko abantu bakuru hari busanga barinjiye mu bintu byo kwandika ibitabo urumva mu bintu nyine byo gucukumbuzi Carine muri profile duhaye tubwiye yuko uri n'umwanditsi w'ibitabo Imana yo kwandika ibitabo wayibonyemo ryari wayitangiye ryari igitabo hari igitabo warashyizeho hanze kuri ubu mfite ibitabo 6 biri hanze yego by'abana ariko iyo mpano yo nayigize wenda kuva kera kuko nakundaga kubara inkuru rero buriya umuntu bari inkuru akenshi yavamo umwanditsi yavamo umuhanzi yavamo umuntu nyine yego ushobora gutegwa amatwi n'abantu naho ngaho rero byahereye ariko natangiye kwandika muri 2018 ibitabo ni nabwo 2019 nibwo natangiye no kubipubliya nyine hanze by'abana birahari kuri shop yacu ya Art Rwanda ubuhanzi kugeza wabibona yego utubwiye ko ibitabo bya umuntu ashobora kubibona hano ariko nyine wahereye ku nkuru z'abana sibyo cyane cyane ko harimo n'abatashowe n'izo nkuru z'abana by the way tubanze tubwiye ngo felicitation urakoze cyane hanyuma rero mu bihangano byawe mwavuze ngo umuntu bari inkuru burya ngo ashobora kubavamo umukinnyi wa filime mwiza w'umwanditsi w'ibitabo dutandukanyirize umuntu bari inkuru n'umuntu w'umunyamenshi umunyamenshi nyine urumva agira menshi hari n'igihe abari zitamureba cyangwa zitamukwiye ariko n'ubundi ubara inkuru bajya gusa kuko n'ubundi nyine n'umubazi w'inkuru abara inkuru bitewe n'icyo yabonye cyangwa n'icyo ashatse cyangwa n'icyo yarose cyangwa n'icyo atekereza nyine biterwa n'inzozi ze cyangwa n'umugambi afite mu kujya kubara iyo nkuru yego reka twinjire rero turaje turi bwinjire ahantu henshi turi bwinjire mu cyumba cya Carine tuvuye mu cyumba cya Carine w'umwanditsi ntabwo tukinjiyemo cyane kuko urumva ko n'ubundi ni inkuru z'abana ngo twakangurira n'abantu ushaka kugurira umwana wiga kumugura agatabo nk'ako by the way bihagaze ku biciro bingana gute ntabwo bihenze rwose biraciriritse biri muri range y'ibihumbi 4,500 n'ibihumbi 12 so ubwo twakangurira ababyeyi kugura ibitabo abana bakajya basoma za nkuru ziba zirimo kurusha uko bajya kutumwanya kuri za katuni no ku mafilime y'abanyafilipine reka twinjire mu cyumba rero cya Carine w'umusizi umusizikazi Carine bigutwa ntabwo umusizikazi ntabwo byemeye mu kinyarwanda se ntabwo umusizi ni umusizi biremewe ariko njyewe ntabwo mbyemera hanyuma rero kuba utabyemera ko hari umunyarwanda n'umunyarwandakazi sibyo none dufite umusizi ntabwo ari umusizikazi kubera burya n'umunyarwandakazi njye simbyemera umusoma ntabwo wemera oya ni ukuvuga ngo biterwa wenda n'imyemerere y'umuntu cyangwa n'imyumvire ye ariko njyewe igihe cyose numva ko umuntu ari umwe kandi angana numva ibintu byose bigomba kungana kandi mpa amahirwe menshi ikibaye gikuru muri cyo ni ukuvuga ngo bw'igitsina gabo wemera umugore se n'umugabo izo mvugo zirazemera umugore n'umugabo ndabemera cyane ndabyemera no Carine uranyemeje twakinjira muri kwadinga cyangwa kwakongera ya misuma ukavuga uti no none se kuki batavuze ngo umugabo kazi bakavuga umugore nuko nyine ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ariko iyo ugiye gufata ikintu ukakitirira ikindi cyacyo byanze bikunze numva ko hajemo agakosa wenda nubwo batagakosoye cyangwa bataragakosora ariko ku bwanjye nagashyiraho akitso mbaye nandika nagashyiraho akabago nuvuga aka kantu nimuhagera mu gatsindagire turi kumwe n'umusizi Carine ntabwo ari umusizikazi by the way mbere yuko twinjira njyango nabyo ni inganzo mu nganzo yawe reka mbanze nkubwire ngo felicitation y'uburyo utegura murakoze cyane yangu nigeze kubikubwiraho sinzi igisigo wari washyize hanze ndumva nakibuka neza ariko ndakubwira by the way byose usanga ari ibisigo biteguye neza hanyuma mbere yuko twinjira mu buryo turashaka kugira ngo twinjize muri Carine w'umusizi bigutwara igihe kingana iki
utegura? Yego, ntabwo wenda navuga ko bintwara igihe gito uretse ko atari na kinini, ariko biterwa akenshi n'inganzo uko yaje niko nyakira. Aho rero bihura n'uburyo n'imyumvire n'uburyo ndi kumva icyo gisigo, n'uburyo nshaka kugitura, nabo nshaka kugitura, n'igihe nshaka kugiturira, nibyo bimpa amahirwe y'uburyo nagikoraho. Usanga ahanini rero bivana n'igisigo icyo ari cyo. Hari igishobora kumfata igihe gitoya cyane, hari n'igishobora kumfata igihe kinini cyane. Ubwo biterwa nyine n'uko bimeze. Ufite ibisigo byinshi kandi byiza, ariko reka tubanze twinjire iwacu muri Afurika. Uburyo Afurika iraterwa yarangize ikanabishimangira nayo ikitera. Mu gihe iwacu mu Rwanda tuvuga ngo turatera ntiduterwa, sibyo? Noneho turi muri Afurika, iyo iraterwa yarangiza igashyiraho n'akarusho, iyo ikanitera. Biri mu magambo avuze kuri kiriya gisigo kiri cya Afurika n'ubundi butumwa bukubiyemo. Twinjize manyo tubone kukiganira. Ndi Afrika, undebe cyangwa undorere, undambagize cyangwa undengagize, undembuze undange, ibyo ni ibyawe birakureba. Amababa yanjye ari kuri njyewe, n'imbeha ntera ninjye bitonda. Gisa gatunda nari nkanze kwinzoka ya benshi nayo igashaka se, bashize ubwoba bashaka indonke ku nda zabo. Njyewe ubu nanjye mvuge ngo bampe. No, ndi Afrika, ifatizo ry'abafunze, ifunguro ry'abafinda, ifeza nkabifaranga, ufuha mpfira fungwa yicwa. Ticwe ibyo nibyo kandi iki tumva uzazumbaze nkubwire. Ndaganjwe, ndagowe, ndapfuye rwose ndetse burundu, ndazitse niziritse umukanda kandi mpetse nganda. Nakwiso nizo mbeshywa, amashyari y'ishyanga ndamenyereye, amashyo yashimye amashyo arakuka. Mbabeshye se oya, mfashe uwo mwanya naba mwara, umwami mwana ntaho muzi, umwanda mwiza ntaho nkuzi, n'umwaka umwere ntaho wava, va mu mvabuze nguha imvano. Isariro sumba isesemiye, w'isi y'iwacu irasa n'isayo, sinasasa inzobe nasa gihobe, isazi nyiciye mu maso ubugira kabiri, kandi sinasonza ngo nasogotwe, ngo nisasire umusaya na worose. Gutuza ntabyo ndaye ndembye, ndi Afrika, ndanze ndinze ibyiza, ndariza beza ntwarwa ibyiza, n'inzozi nkirota zihatse ibyiza, icyampa nanjye ngahaka nk'izo. N'ibindi biri bukomeze. Reka tubivane mu mvugo y'ubusizi, kubera ko akenshi ubusizi usanga busa nkaho harimo kuzimiza, ku buryo hari umuntu utasobanukira ibyo rushatse kuvuga. Uduha ishusho y'ubutumwa rushatse gutanga kuri Afurika, kuko na Afurika yarimo kuvuga ubwayo, niba mbyumva neza. Ahangaha impamvu igisigo nakise ndafrika, Afurika yarivugiye kandi Afurika twese turayizi, ni umugabane mwiza utuwe n'abeza, ariko ugasanga ahanini ibyacu ntabwo ari ibyacu mu by'ukuri. Ibyacu ahubwo birafatwa n'abandi batari twebwe, kandi natwe twari dufite ubwo bushobozi bwo kubigira, bwo kubikoraho, bwo kubikorera, bwo kubiryoshya kurushaho, bikatubyarira umusaruro. Ariko ugasanga ahanini bya bindi byacu, ya mabuye yacu meza y'agaciro, ugasanga ari kujyanwa hanze, ari gukorwamo indi miringa, kandi akaba ari twebwe n'ubundi tugaruka tukayigura. Ni naho bihurira na bya bindi byo guterwa natwe tukitera. Usanga ibyo bintu turabifite, ubutaka bwiza bwera, ariko ugasanga turi guhahira mu mahanga, turi guhaha hehe, kandi natwe ubwacu dufite bwa bwiza, dufite bya bindi, amaboko turafite, ubwenge turafite, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari ikindi kintu kibyihishe inyuma kiri kutwereka ko twebwe ntabwo turi bwa bwiza. Ariko mu by'ukuri urebye wenda ntaragera kunuze kubika bya nyuma biza bivuga inzozi ndota, cyangwa se n'uburyo Afurika yakabaye imeze, naho twibona nka Afurika ejo cyangwa ejo bundi nitumara gusobanuka no kwisobanukirwa, usanga twebwe Afurika turi beza cyane, navuga kuruta naho handi. Niko navuga nyine, nubwo nta nkumi yigaye, ariko ni nako kuri. Okay. By the way, ubundi se ubona igihe kizashyika Afurika, nta bundi bwo kuganira noneho n'umusizi, ndimo ndagana na Afurika. Urabona igihe kizashyika noneho
bwa butaka bwawe, za peteroli zawe, za zahabu zawe zikaba izawe ukazibyaza umusaruro. cyane cyane ni ukuvuga ngo mbona ejo hazaza byanze bikunze tuzaba turi umwe. Ikibazo ugisubize ushingiye kuri we nabo ugendana nabo, kuko abandi ntabwo bazi. Noneho unagisubiza ushingiye wenda ku bandi banyapolitiki uzi bafite spirit yo kuvuga ati Afurika tuba Afurika. Ntabwo najya kuvuga ahangaha ngo niyizi abandi ntabazi, ubwo ahangaha twajya mu migabane wenda sinareka ko wenda ntabwo najya kwinjira muri Aziya kandi ndi Afurika, ariko ubwanjye nka Afurika umuntu uwo ari we wese ubundi gukoresha ndi Afurika n'ubundi niyitirira, ariko ni njye ubwanjye ku giti cyanjye nk'umuntu nk'umunyafurika, kandi ntekereza ko buri munyafurika wese ukunda Afurika afite byanze bikunze inzozi z'ejo hazaza kuba ari ahantu hejuru mu kirere, urumva, akaba ari ahantu aho ariho hose ari kumwe nabe basangira basabana, ari ahantu buri muntu azaba angana n'undi. Nyine aho hantu niho ndota, aho hantu niho byanze bikunze ejo cyangwa ejo bundi niho Afurika ngiye nibona. Byanze bikunze pfa kuba rwa rukundo ruhari, za mbaraga zihari, bwa bwenge na bwa bwema tuzabigirana bizatuma byanze bikunze hari ahantu tuva, hari aho tugera, kuko n'ubundi byanze bikunze kugeza uyu munsi hari icyo dufite, hari icyo turi cyo. Rero igisigaye ni ukugikomeza, cya kintu kikabyara umusaruro, kikabumbuka, kikavaho yashashe igitwikiriye, ubundi kikagaragara. Ese ubundi karika nkubaze, kubera iki Afurika apana u Rwanda? Kuki utahereye ku Rwanda ngo ndi u Rwanda ugahera kuri Afurika? Urumva ko waragutse uvuga Afurika muri rusange nk'umugabane, kuki utahereye ku Rwanda? No mu Rwanda tubitse ibanga, urumva, ariko ni byiza ko iyo ujya kuvuga ikintu, iyo ujya kuvuga igiti, iyo ujya kuvuga icunga ryeze ku giti, byanze bikunze uhera ku mizi yacyo. Ntabwo icunga ryakwera ngo turisorome igiti kidafite imizi, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu nahereye kuri Afurika, ariko ntayoboye ko n'u Rwanda duhari n'ibyacu birahari cyane. Oya Carine, bayira umukobwa w'umuhanga byasana. Ariko hagati aho ngo nta nubwo ufite bwo kwitwa sheri shushu nk'umukobwa ukuze, kuko abitubwiye ngo ntago ari umwana, ngo ndakuze, urumva, ntabwo ufite ubwoba bwo kwitwa sheri shushu muri wowe. Uzi se, nshobora wenda no kuba ndi umwana nabyo nzi, gusa mpereye ku byo nzi ni uko nta murumuna w'umusaza ubaho. Oya, bose aba ari abasaza. Oya, ntibazakubeshye. Buriya reka nkubwize ukuri, niba ubyaye abana babiri b'impanga, byanze bikunze ntabwo abo bana babiri bazavukira umunota umwe n'isegonda rimwe, ariko muri ba bana ntawe uruta undi mu myaka cyane. mu gihagararo Mu gihagararo wenda bishoboka gushoboka, ariko ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Wenda iyo umuntu avuze urugero, niba bari kwivuga, usanga nyine akenshi uyu nguyu ahita yitwa impanga yanjye, kandi yakabaye wenda ari na mukuru wanjye, cyangwa yakabaye ari murumuna wanjye. Naho ngaho rero mpera mbivuga, naho ubundi ibyo byo kuba nta bwoba bwo ntabwo pe, ntabwo, wapi. None kiriya gisigo abatangiye kuvuga ngo ntabwo uzakora ubukwe, ni musaza wanjye, uhita wimagine ko ni musaza wanjye urimo kubikubaza, ubona akababara, ngo ntabwo uzakora ubukwe, babitewe n'iki? Kiriya ni nzaba mbukora, ni ibisigo bibiri nibyo ndabyumvishe bijya gusa, bijya kugira umujyi umwe, ariko icyo ngicyo uri kuvuga cyo cya musaza wanjye utangira ambaza ati harya ngo ntabwo uzakora, nzaba mbukora yewe,
kandi iryo jisho ngihora undeba rirambangamira nkubwire naca aha nkabona ntunyuzwe na kimwe niyo nkwegereye gatoya nticyo numbwira iby'ubuzima uti ndakubwira iki se mukobwa ku bwana bwawe bwana bwanda ibyo gushaka byo kuba byanze urumva rero aho ngaho impamvu nyine usanga hari abantu bari kubwira abandi bababwira bati se kudashaka bababwira bati se n'ubu nturashaka ukumva byarabatangaje ukumva nyine wagira ngo ni ikindi kintu yakoze cyangwa ukumva hari ikosa arimo ariko nagira ngo mbabwire ko nta muntu ushakira rimwe n'undi kandi nta n'utagira igihe cye cyo gushaka mu gihe ari ibintu yashyize ku mutima cyangwa ashaka kubikora iki gisigo nagikoze mu rwego rwo gukangurira abantu ko baha umwanya umuntu ugiye gushaka cyangwa ugiye gukora ubukwe akabanza we ubwe akifatira decision bitewe n'umuntu bagomba kubana yego noneho rero tukiri aho ngaho sibyo hari ahantu wavuze yuko ngo abahungu batabahinga ngo babasarure ngira ngo niba nibeshye neza sibyo ariko ndashaka kugira ngo tugaruke kuri ruhande byanga byakunda kino gisigo kirareba abantu babiri kirareba urubyiruko kirareba n'ababyeyi kubera ko cya gitutu kiri ku ruhande rw'ababyeyi kandi nanone bikongera bikaza kuri rwa rubyiruko arimo gushyira icyo gitutu ariko tugaruke kandi kantu kaho ushobora no kubona uwo musore mukaba umukunze nagukunze ariko mu rugo bakamwanga urumva by the way bakabatamwa ni ibintu bibiri bashaka kumwangira yuko no ntago tumushaka urumva kubw'impamvu zabo bashobora no kuvuga ngo inkwano ntabwo twumvikanyeho bakamwanga wemera ko ibyo bintu bibiri bijya bibaho ibyo bintu bibaho cyane kandi bigakorwa na bantu barimo gusaba umukwe cyane yego umuntu ashobora kwirirwa kubwira ese bite kudashaka akagushyiraho stress akagushyiraho ibintu byinshi cyane buri munsi mwanahura nyine na kwakunda kureba na kwaki ukavuga ati mpaye nka ndaburikiza ugatangira ukishakisha ukavuga ati rero reka noneho kanaka naza nzamwemere urumva cyamara kumwemera ugasanga nyine iwabo baramwanze cyangwa se nabo bandi bamushyiragaho icyo gitutu ariko mu by'ukuri ni uko nabo ubwabo batari bo ubundi iki gisigo kirashaka kubwira abantu babe bonyine bo banyabo mwango nawe nuko abona uwo kwa kanaka yarashatse akabona ngo sinzi ngo nakakana muturanye karagutanze sinzi ngo akabona ngo uriye hariya barabakoye sinzi ibyo bintu byose rero nibyo bimuha amahirwe yo kwinjira mu buzima bwawe akakubwira ngo nawe shaka ugasanga we ntago ari byo ushaka wenda ni nk'urugero wenda yamushatse ko baziranye igihe kirekire wenda yamushatse kuko ahuje n'amarangamutima ye wenda yamushatse kubera ariko ugasanga wowe ntabwo bari kuguha amahirwe yo gushaka wawe undi nawe uzashaka kubera impamvu runaka none se reka tuvugishe ukuri ku mubyeyi sibyo wanze umukwe kandi bibaho by the way ukajyana umusore tukagenda ukanyerekana bakanyemera ariko bigashyika mu cya gihe cyo gufata irembo bakavuga ati ntabwo twumvikanye kuri ku nkwano ku mafaranga ku nka sibyo kari uraza kuvuga mu ijwi ryawe unavugire mu ijwi ryo gutanga message urumva ko gukorwa iki hagati y'abantu babiri bakundana bagomba kubana abo bantu reka nkubwire umuntu iyo muhuye nta wundi muntu wabigizemo uruhare cyangwa wabigizemo uburenganzira mugahura erega nubwo yayitanga ariko mugahura mugahuza nicyo cy'ingenzi burya aho mwamenyaniraho simpazi kuko n'ubundi n'abamenyana izo pase zitarabayeho nabo baba baramenyanye kubw'impamvu bakiyumvanamo n'uwo rashaka kuguha na pase ntawamenya nyine mukiyumvanamo mugahuza kuko ntawe uzi uwe ahantu ari cyangwa wamugane nta nuba yaramuhinze ahantu ngo avuge ngo azakura wenda tuvuga ari igishyimbo cyangwa se akure wenda ari ikijumba cyangwa akure ari iki ibyo rero nibyo bituma koko wa muntu n'ubundi utazi ngo ni kanaka nateye hahandi akazavamo nde niyo mpamvu uwo ari we wese mushobora guhura mugahuza igihe rero mwahuye mugahuza nta wundi muntu ubigizemo uruhare
byanze bikunze ni mwe mugomba gufata umwanzuro wa muti tubane cyangwa ntitubane. Kuba abantu wenda bavuga ngo ku nkwano ngo ntabwo twumvikanye, nge sinumva n'impamvu ariko abantu bajya guciririkanya ku nkwano, ntabwo bibaho pe. Njyewe kuri njyewe ku giti cyanjye ntabwo njye n'umusore rwose tugiye kubana ni nk'urugero akitora akambwira ati se iwanyu nzabaha miliyoni zingahe cyangwa nzabaha inka zingahe, nakumva numiwe cyane, kubera ko byanze bikunze we mukundana, we nyine mwiyumvanamo, we mushaka gushinga urugo. Byanze bikunze urwo rugo mugiye gushinga ni urugo rwanyu rwo gukuza umuryango, ni urugo rwanyu uko muri babiri, mufite uburenganzira uko muri babiri. Kandi impamvu atekereje ku mutima kuvuga ngo reka tubane, nawe ugatekereza ku mutima kuvuga ngo reka tubane, byanze bikunze ni ikintu kigiye gutuma mubana akaramata, cyane cyane ko twebwe hano mu Rwanda ariko dusezerana. Iyo rero ari ikintu cyo kubana akaramata, ukamugeza mu rugo iwanyu cyangwa se akakugeza iwabo, hakazamo ibintu byo kuvuga ngo ntabwo tumushimye, ngo ntabwo tumushaka, abo bantu wenda muzabana pe, ntabwo mbihakanye, ariko ntabwo ari bo muzabana umunsi ku munsi, ntabwo ari bo muteganya kwibaruka abana, mukabarera, mukabatoza umuco wanyu n'urukundo rwanyu. Iyo rero hajemo icyo kintu cyasinzi ngo ebyiri ngo ngiye ngo ndabona imwe, ngo ngiye ngo twumva waduha 5, ntabwo icyo gihe biba bikiri urukundo, nta nubwo biba bikiri ibintu byo kujya kubana. Njyewe ubwanjye niko mbyumva. Ikindi wamugani n'ubumuntu bwerega abayabwambu, nyine aba yatangiye guhabwa agaciro bigereranyije n'ikiguzi. Ntabwo biba bikiri guhabwa agaciro bigereranyije n'ubumuntu bumurimo. Byakabaye ari ubumuntu nyine, uwo musore ntabwo byanze, ni byiza cyane. Uwo musore yakaba yavuga ati rero nkurikije ubushobozi mfite, uburyo meze, uburyo tubanye, ngewe ngiye kwemera. N'umusore wawe gukunda rwose avuga ati natanga ibyo, turabizi imitoma abasore barayidutera ati ngiye natanga ibyanjye byose ariko nkakugira. Ibyo rero byose yatanga, nashaka terure byose bizana iwanyu, ababwira ati mwakire kugira ngo ntware nde uyu mwana wanyu, nta kintu bintwaye. Ako niba nawatekereza akumva ko muri ibyo byose afite yakabaye agutora, ibyo byose namwe bizabagira umumaro ejo ni mubana. Nareke kubifata byose, afatemo 1/2 cyangwa afatemo 1/7 cyangwa 1/100, avuga ati ngo iki ndakizanye. Ako kuko ari cyo yashimye kandi azi neza wenda cya kimwe cya 900 cyabingahe asigaranye mu rugo, nibyo bizabatunga n'ubundi ejo. Nta mpamvu rero kujya gucomplaininga ngo uvuge ngo sinzi ngo ni bike, ngo sinzi ngo ibiki, oya. Ibyo ni kuri njyewe, nta n'umuntu nshaka kubishyiramo ntihagire n'ubyitaho. Ariko ku bantu muri rusange njyewe ikintu nababwira ni uko nababwira ko urukundo n'ikiguzi ari ibintu bibiri bitandukanye, bitagize n'ahantu bihuriye. Niba ukunda umuntu, mukunde, umukundire ko umukunzi. Umwana wawe nakunda umuntu kubera ko yamukunze nawe akaba amukunda, bareke babane. Hari n'igihe n'ibyo ngibyo turabizi kera ko twabyumvisha mu mateka, ntabwo nubwo inkwano zabaga ntabwo bagendaga ngo bifate bagende bazane inkwano ngo zimeze gutya na gutya, ngo twe ngo turashaka ko ngo muzaduhanga inkwano ngo zigera hehe, muzaduhuriya musozi musagira ute. Bo ubwabo barabanaga, bamara kubana hakabaho kuba bagena ishimwe runaka ry'ababyeyi. Rero numva ibyo ngibyo nta kintu byabitwaye mu bantu, aho kugira ngo ujye no guciririkanya ku mwana wawe, ejo n'uwo musore azamufate nabi yitwaje ngo 5 miliyoni yarazitanze, kandi wenda bari kubana neza, wenda n'izo 5 miliyoni atarazitanze cyangwa se yaranazitanze zimuvuye ku mutima, byaba byiza kurushaho. Aricyo bita indezo mu Kinyarwanda, kwa kundi ushobora kubyara abana noneho wenda ukaba wagenda, bibaho ababyeyi bameze gutyo, babana bagasiganwa n'umuryango undi uwo mwabyaranye, ukazaza gutwara babana, bikangombwa yuko utanga indezo, kandi birumvikana ko barabakurereye kukundi byari inshingano zawe, sibyo? Iyo ari umuhungu batanga indezo bitewe niyo bagusabye, niyo ari umukobwa biterwa niyo bagusabye. Ntabwo avuga ngo kuko yari umuhungu ngo uraza kuzana inka 5, twakurereye umukobwa urazana inka zingahe. Reka dushyikare mu kubaka urugo. Iyo bigeze mu kubaka urugo byitwa yuko inkwano ni nk'ishimwe ry'uko bakurereye umukobwa, none akabaje kubana nawe. Ariko nta muhungu yararimo kurerwa agiye guta umuryango, nawe uta umuryango muhurire muri centre mubane.
kuko ubutaye umuryango nawe utaye mukaba hagati none wese mubasize sibyo kuri wowe wumva rirashimwe vuga ngo ryo guko umukobwa rikwiye ntabwo kucyo umuhungu atahabwe umuryango utahabwe ishimwe ko nta tegeko rihana utanze ishimwe ku muhungu nuko wenda ngira ngo wenda abakobwa wenda ni wenda bo navuga se ngo iki wenda bo nuko badakunda gutanga iryo shimwe ariko ntekereza ko nta hantu bibushishwe wenda mu mategeko yo mu Rwanda cyangwa se no mu mategeko agenga urukundo n'ubukwe n'imibanire nta hantu ibyo ngibyo byanditse ko umukobwa atagomba gutanga ishimwe ry'umuhungu ariko ni nanone umuco ni byiza ko tugenderaho kandi umuco urakura iyo mvutse kwa kanaka ariko bagenza no kwa kanaka ariko bagenza nawe ni kugenza rero ibyo ngibyo ntekereza ko atari ikibazo cyane gusa nta kintu bitwaye nta kintu bintwaye n'umuhungu wenda mukundanye nkavuga ati ngewe nzazana ishimwe wanyu kuko bakundereye nawe akavuga ati nanjye nzarizana nkurumva twarizana twese tukayabaha kuko tujya tubona no mu bukwe akenshi usanga nk'umukobwa atanga impano ku babyeyi b'umuhungu n'umuhungu akayitanga agatanga nyine iyo mpano ariko noneho hakaba n'icyo kintu cyiswe ishimwe sinzi nimba iryo ari izina ryiza rikwiriye ryo kuryita ishimwe ariko ni inkwano nimba rero ari inkwano zikaba zigenwe gutangwa n'umuhungu abahungu rwose muzitange mwishimye pe birabakwiriye kandi nanone reka nkubwize ukuri buriya umugabo ahora ari umugabo utakoreye urugo rwe umugabo utavunitse umugabo utatekereje uwo mugabo sinzi ko yaba akiri umugabo urumva ariko n'umukobwa cyangwa se n'uwo mugore ugiye kurushinga uri guteganya kurushinga ejo akaba yabaye umugore nawe nta kimubuza gutanga iryo shimwe pe gusa kuko ryo nta zina rifite ntabwo yaba ari inkwano ikindi kandi nta n'ahantu ntabwo ari ngombwa utaritanze nta kimwaro n'uritanze nta kindi ariko hagati wambaye amaherena meza murakoze cyane ndagushimiye iki wahisemo amaherena ni ikinyugunyugu ni ikinyugunyugu kubera ikigo ikinyugunyugu ni kiri mu dusimba dutoya kandi ngiye nkunda udusimba duto mbona hari ukuntu dufite ubuzima bwiza byaba byiza tukaba tunaguruka nyine mba mbona hari ikintu tubashije ntabashije by the way hagati hari komeretse kubona ushyushye byasana mu bintu by'urukundo hari agasore arimo gukubakuba hagati aho ngaho rwose ngo mubane bimeze bite ni Nadine harya cyangwa ni Diane nakahe gasore simana arana kubonyemo gukubakuba kana kagasore wazengeje mama ngo ndeka ngo ntabwo byashoboka ko mukuru ngo ninde ngo ni mwisengeneza wawe ko yashaka ngo utarashaka bigeze he twinjiye kwa Carine ni mugari by the way abantu badukurikiranye uyu mukobwa mutamubona ari mugufi nababwiye ngo imbere ni muremure ubu twinjiye mu cyumba cya Carine ariko uburyo wansabye ngo ndi mugufi ugereranyije n'iki naririya wiye nuriya mukobwa uri kuri kamera nawe nande ari uri kuri kamera mwe uri mugufi ugereranyije n'ibikurimo kubera yuko ufite byinshi cyane birebire nibyo ntabwo ndi kuko yego nuko nyine bayida twinje kwa Carine w'umukinnyi wa filime ngira ngo wenda ku gasore aho ngakubakuba ngo wenda ngo niba no kugakuba kubisino babyise byo ni ibitangaza turaho turakomeye turashima Imana turateganya kuzabana mu minsi iri imbere wenda ninagira ibyago ngo kampinduke cyangwa se mo kimwe ngo habeho ibindi bibazo wenda by'imiryango nk'uko babivugaga ariko mu by'ukuri kari agasore nyine pe turakundana kandi ni sawa ni sawa cyane numva ni sawa kandi noneho nta nubwo ari ibintu byo kuvuga ibintu ngo by'agasore nyine wenda ushaka kwita wenda ngo akantu k'agasore ko ushaka kubona agatayi kako ariko mu by'ukuri n'umuntu
mu by'ukuri ni umuntu w'umugabo cyane kuri njyewe, mba numva ubuzima atarimo nanjye ntabwo naba mfite, ariko njyewe Nadia nyine apana Carine. Nadia muri filime ya Makuta abantu bashobora kujya kumureba. Ese buriya wari ubifite muri gahunda koko kubaka urugo? Kubaka urugo wari ubifite muri gahunda? Ntabwo nari mbifite muri gahunda, n'ubu ndacyayifite, kuko byanze bikunze umuntu iyo mukundana nese mukundana ngo bigende bite. Umuntu murakundana mwarangije kwiga cyangwa muri kurangiza, kuko ndi kwiga kaminuza, kandi nyine n'ubwo bushobozi bwo kuba mwabana burahari, intekerezo cyangwa imimerere n'imigirire yo mu rugo byose biba byashoboka. Rero iyo bishoboka nta kindi kiba kigomba gukurikira, ntabwo ari ukubana ngo mujye mwirwa mushoreranye kuriya mutuyira muganira mwicaraho mubonye musohoka mu tubari. Oya, mugomba gukundana ariko bikagira intego. Iyo ntego rero ngiye nifuza mu gihe ndi gukundana n'umusore ni ukubana nawe nyine. Yego nihatazamo ibindi bibazo ndabatumiye nyine, n'ubundi mfite ubukwe. Okay. By the way, but wigera aho ugeze kuvuga ngo aya mata kushyira ku matangazo, ngira ngo niba bizagenda bite, mise mbihuza n'ikiganiro twajyanye n'umukecuru ejo bundi, aratubwira ngo perezida akwiye gusa nk'uduhurira abahungu. Urumva, kubera yuko abahungu barimo barahohoterwa ngo muri iki gihe, ngo bafasha abana ko oya ntago gufata ku ngufu, bateye abakobwa inda, ariko ntabwo ijambo kugifata ku ngufu muri kigeri gihari, ahubwo bateye inda. Bivuga yuko wenda mwumvikanye ariko ntago imyaka iragera, sibyo? Ibibazo birimo kubaho byo gutera inda kuri abo bana, bura nta hantu byabihuriye na kiraki nura muvugo wawe, cyangwa n'umuvugo wavuze yuko abakobwa barimo gushyira amatayi yabo ku matangazo. Yego simbizi niba hari ahantu bihuriye, gusa kuba nyine abo bakobwa bakwiyambika batyo cyangwa se bakanagira imyitwarire runaka ishobora gushotora abahungu, ariko abahungu nabo baratekereza. Ese ntibatekereza? Bafite ubwenge, bafite ubwonko, bafite n'umubiri. Yego ndabyumva, ariko ibyo byose hariho management yabyo. Ntabwo bagomba gutwarwa n'umubiri cyangwa n'ubushyuhe bw'abakobwa gusa, nabo bagomba kwireba bakareba icyo ubundi umuntu niba uzi ikintu ashaka mu buzima, niba yumva icyo ashaka mu buzima rero ari kiriya, ubwo nyine nicyo kimutwara. Ariko nimba azi ko atari cyo, nyine agomba gushakisha ikindi kigomba kumwubakira ejo hazaza. Ntekereza ko abakobwa nta ruhare babifitemo pe, bibarenganya. Umukecuru yaratubwiye ngo abahungu buriya barabarenganya, ngo kubera ko muri bo ngo harimo ngo muri bo ngo buryo baremetse iyo barebye hari ukuntu ngo bikorana n'imitsi, ngo noneho ngo hari umuntu ngo ubundi utari bo ubabwita insabira, biturutse ngo ku myambarire y'umukobwa. Ubwo urumva uwo mukobwa atari we uba watanze iyo message ngo nubwo ubona nambaye gutya vayo. None se mbabara nkubaza, uwo muntu wabikubwiye si wa mukecuru? Si umukecuru? Ni umukecuru arikubwiye? Urabizi neza ko ari umukecuru? None se uwo mukecuru wigeze wumva yakubwiye ko yakuze ari umusore? Yakuze ari umukobwa ariko ntabwo yambaraga gutya. Yakuze ari umukobwa, ntabwo ari umusore, nta nubwo ari umugabo. Ibyo bintu abizite se by'utwo dutsi n'uduki twose arakube, ahubwo bimbwire nimba ari wowe. Ariko rwose nimba ari uwo mukecuru yarakubeshye pe, kuko reka nkubwize ukuri, ndabyemera ko umuntu ashobora gukururwa n'ikintu kikamutera gukora ikindi, ariko umuntu iteka ryose umuntu muzima aratekereza. Ari ibyo ngibyo n'abasore baba bashuka abakobwa, nyine nabo baba abakobwa nabo baba barengana, kubera ko usanga n'ubundi ahanini ari uwo mukobwa. Ntabwo hari uburyo abasore nsigaye numva bivugisha ngo urumva ngo umukobwa ngo aba yaje kukureba, nese ngo aba yaje kukureba ngo yumva biri bugende bite, ngo ari iki kiri bukurikire. None se aba yaje yihamagaye inshuti yanjye, none se so murangira kugeza muri uwo muryango mugiye kuryamaniramo. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo mwese
hari nyine kabitera gatuma ibyo byose bigerwaho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuhungu, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umukobwa, ikiri imbere ikizima ni uko buri muntu wese yakwifata akiha n'agaciro cyangwa akakihesha, tutagendeye ku byo umukecuru mbabara umunsi wuriza umwumvire ati wapi. Urumva ibintu byo kurengera abahungu oya ntabwo byakunda. Hanyuma ku mazina yawe numbona uzanyite ni igisigo, umusizi, numenya uzanyite igisigo. Bishatse kuvuga ko icyo urebeye inyuma atari cyo kirimo imbere. Kandi bishatse kuvuga none ko icyo ubonye nonaha aka kanya direct nyine ukireba ntabwo ari cyo kiguha icyo uzamenya numarana n'igihe runaka n'umuntu. Ariko byose nabishyize mu gisigo n'ubusizi kuko bifite ukuntu bigendana hafi na hafi, ari nayo mpamvu wambona ukanyita umusizi nta kibazo kuko ndasiga cyangwa se mfite inganzo y'ubusizi n'ubwo buvanganzo wenda n'ibyo by'imivugo n'iki, ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari cyo kigamijwe kuko umusizi ashobora kuba yanditse, ashobora kuba yavuze, ashobora kuba yagize ate, ariko igisigo nyirizina nicyo kivugira. Nka kuri wenda haruguru twavugaga ndafurika cyangwa iki cyangwa niyo ntabwo bacyanazambukora n'ibindi, nyine igisigo nyirizina nicyo kiba gifite ubushobozi. Njye nshobora kuba ndaho ngaho nitwa umusizi wenda kwa ko hari igisigo kimwe nanditse ni nk'urugero, cyangwa se kwa ko wambonye nyine ahantu ndi guperforminga nyine icyo gisigo, icyo gihe ukanyita umusizi. Ariko kuba unyise umusizi nubwo naba ndi kugenda mu nzira wambona nyine nk'umusizi nubwo nta kintu naba mvuze, ariko numbona nk'igisigo byanze bikunze hari icyo nzaba mvuze kuko igisigo byanze bikunze gisiga message runaka, gisiga ikintu runaka cyangwa kigasigura ikintu runaka. Icyo kintu rero nicyo nshaka kuzambonamo numara kumenya. Ntabwo icyo ngicyo wakimbonamo n'ubundi utamenye ndi gutambuka gusa wenda tuvuge Shifa ashobora kukubwira ati uriya ni umusizi, uti ambona umusizi, ariko ntacyo waba ucyuye ndi umusizi nyine urambonye ndi umusizi. Ni nk'uko yakubwira ngo dore umuntu byaba ari byo, ariko nakubwira ati na playing wenda kuri YouTube agashyiramo nta bwoba cyangwa se agashyiramo ndafurika, byanze bikunze hari ikintu uzacyura, uwo ni we njye. Muri make ushatse kugira ngo ugaragaze yuko kunyurwa kw'abantu bagukurikirana bavuga ati uyu si umusizi ahubwo ni igisigo kigendera pe, ibyo bakubonye ari byo bakwitirira kurusha izina ry'inganzo. Urakoze. Sorry. Mbere tugana ku musozo Carine, turimo kugera tugushimira. Ndashaka kugira ngo ubanze utubwire Carine, tugaruke kuri video ukora, tugaruke ku buryo urimo winjiye muri iyi nganzo y'ubusizi. Sinzi niba twemeranye yuko nawe uyikora bitandukanye n'abandi. Turabyemeranya cyane ahubwo ishana kuri yindi. Njyewe nemera ko buri muntu nta muntu usa n'undi nubwo abantu bose ari bamwe. Hanyuma rero winjiye gutyo muri iyi nganzo sibyo, nari ndimo kare kwibwiraho Shifa umugabo w'umunyamerika wavuze ngo twakora ibintu bimwe ariko tukabikora mu buryo butandukanye sibyo, ariko ntabwo twe tubizi neza ko burya mu muco byemewe ko umuntu yakeditinga akazana. Twe tuzi ko umujyo w'ubusizi n'uwo nguwo turimo kubona sibyo. Tumenyereye abasizi badukubitse hariya igisigo cy'iminota 10 iminota 9, ariko turi kumwe na Carine uyu munsi uduhereza igisigo cy'iminota 3 iminota 5 ku buryo usiga uteye abantu inzara sibyo. Ndayikora nayo urayikora cyane kandi kikaba cyuzuye. Tubwire buryo kiwinjiye muri iyi nganzo ariko uzanye turadushya ubitekerejeho gute? Jewe buriya navuga ko akenshi baravuga ngo umwana arivukira, nanjye navuga ko ari nk'uko wenda kuba ndi umusizi mbihuriyeho n'abandi benshi, ariko kuba nasiga muri buriya buryo nyine biterwa naho amarangamutima nyerekeza. Ikindi kandi nanone nkajyana n'isi turimo
kubera ko byanze bikunze nzi ko ari umuco ari amateka byose ni ibintu bisa nko bikomatanyije kandi urwo rukomatane rwabyo n'ubundi birakura ntabwo ko Kigali yari yubatse muri 30 ariko icyubatse uyu munsi kandi ubona ko byanze bikunze bigenda biba byiza kurushaho n'ubusizi rero ni nk'uko ubusizi wenda tugiye mu mizi y'ubusizi bwa kera wasangaga buhera ku bintu byatangiye ari ibintu bitaga ibinyeto nabyo byasaga nk'ibisigo ariko bito bitarabonerwa n'izina byabonewe izina rero ko ari igisigo igihe Nyiraruganzu Nyirarumaga yadukanye ubwo busizi agafata bya binyeta akabiteranya akongeramo n'ibindi nyine urumva keditinga wa mugani wawe ibyo bintu rero yakoze byabyaye igisigo bibyara ubusizi ariko washoboraga gusoma n'ubu ngubu abaye ari wowe cyangwa wenda nanjye ubwanjye nshobora gusoma hakagira amagambo menshi ntumvamo ariko uko byagiye nyine bikura uko twagiye tuva wenda muri generation twinjira mu yindi niko byagiye byorohamo gakeya nyine mu buryo bwo kubyumva ariko kandi ari nako bikurana n'amateka kuko ubundi tuvuga ko ubusizi bisa nk'aho ari ububiko bw'amateka impamvu uyu munsi ntekereza gukora igisigo wenda ngakora nta bwoba nuko mba mbonye imibanire y'abantu uburyo imeze kuri uyu munsi impamvu nyitiye isi nuko mba mbonye hari uburyo isi imeze bitandukanye wenda nuko nayumvise mu mateka cyangwa nuko numvise bayivuga ariko hari ibyo ndi kubona uyu munsi bikama kubona ejo hazaza ukuntu hazaba hameze ibyo rero urumva n'ubundi bayibumbatiye ya mateka wa mwana wanjye uzavuka wenda tuvuge mu myaka 20 iri imbere ni nk'urugero wa mwana azaza asange cya gisigo byanze bikunze azahita amenya isi uyu munsi ukuntu yari imeze kuko azaba yumvishe bya bindi navuze ibyo rero byampaye kuba bitewe n'abo mbwira hari uburyo ubusizi busa nkaho nuko gukomera kw'amagambo wenda yakoreshwagamo nuko kuvugwa kuko ibisigo bigira injyana ntabwo ari byo upfa kuvuga gutyo gusa nkuvuga ariko byanze bikunze izo njyana rero nizo n'ubundi zigomba gukura uwo mucyo w'izo nyandiko zabyo cyangwa ibyo mivugire yabyo kuko n'ubundi byatangiye kera na nubwo bandikaga ubundi ubusizi buri mu buvanganzo nyemvugo ariko ubu ngubu uko umuco ukura n'amateka ubu bisigaye buri no muri nyandiko kuko nshobora gukora njye ibisigo byanjye n'aha ngaha mu Rwanda turafite abasizi bandika gusa ariko badaperforming batabivuga ariko njye kugeza uyu munsi nshobora kuba nakwandika cya gisigo cyanjye kandi nkaba nanakivuga nkakibwira abantu ubwo buryo rero nkibabwira bitewe n'abo mbwira nanone ahanini bitewe cyangwa nuko niyumva cyangwa bitewe n'ikiragano tugezemo nyine nicyo gituma mvuga ngo reka mbukore wenda muri iyi style muri iyi njyana muri iki nkasanga nyine bihuye bityo kandi ukabona birakunzwe nkabona birakunzwe cyangwa se ntibinakundwe birakundwa nuko nguko biba bimeze birakundwa kubera ko n'ubundi biba nta musizi uvuga ubusa byanze bikunze niyo mpamvu rero ni gake ko wenda hari udashobora kutagikunda cyangwa kutagiha umwanya ngo acyumve ariko iyo ugize amahirwe akacyumva ntabwo yabura kugikunda ariko ufite management oya kugeza ubu ngubu njyewe ubwanjye ndigenga nikorera ku giti cyanjye biratubona biba byavuye mu mutwe wa Carine biba byavuye mu mutwe wanjye script uko zanditse igisigo uko cyanditse kugikora recording video byose biba biri ku mutwe wanjye amashusho bavuze ngo bizaba bimeze gutya yego ariko ngira akantu mubazeho k'amatsiko Afurika bihurira no gusa nabi muri busobanuro bwo iteka ryose y'abantu barimo kuvuga kuri Afurika nushobora kuburamo ishusho y'abantu bisize ibintu by'umukara urumva wenda n'abantu bambaye ubusa byo wenda nabyemera bashaka gupresenta Afurika iyo hambere birase byo kwisiga amarange byo bintu bihuriye hehe no gusobanura kwa Afurika nuko byavugaga nyine icyo ntabwo wenda navuga ngo ayo marange arabigize
ariko nubwo wabonye ko nasaga umukara mu maso cyangwa no ku mubiri hari ibirabagwe by'umukara ariko nambaye imyeru bivuze ngo njye wa nyawe ndera ariko ndandusha. ngaho rero tubwire ejo bundi wabyakiriye gute ugiye kubona ukabona kuri BBC Carine yabaye Carine? ntakubeshye byaranshimishije. Mbere yaho nari navuganye n'umunyamakuru waho ambazaho ibintu bikeya kuri njyewe n'uwundi we mu busizi, ndamubwira bike muri byo nyine biraho. Hanyuma yandika inkuru, iyo nkuru ntabwo yayinsangije, naje kubona umuntu ampaye nyine agafoto yafashe ka screenshot k'iyo nkuru ambwira ati congratulations. Ni urakoze, ariko nahise mbyumva imvano yabyo. Noneho nyimara kubyumva nyine numva nyine biranyuze. Noneho nimugoroba tuza kujya mu munsi w'ubusizi. Oya nahise mbyibuka ndamubwira nise mpitamuga ati ibyo byose ubwo iyo nkuru yasohotse. Umunyamakuru rero twakoranye yitwa Samba, ndanamushimiye cyane. Noneho abona ndamubwira ati ya nkuru yasohotse ati cyane ampa link yayo, ariko iyo link yamaye ntabwo yari imeze nk'iyo. Nimugoroba twagiye mu gitaramo cy'ubusizi cyari cyabereye hariya kwa Habyarimana, hari intuze ingoro y'amateka. Noneho njya kubona umuntu umwe wundi w'umunyamakuru rwose nawe anyeretse, yari afite tablet nyine irimo iyo nkuru. Ariko iyo nkuru yari isohotse ari iya kabiri ku yindi nkuru yari yaje iri mu Kinyarwanda, bakora n'indi y'Icyongereza, version y'Icyongereza hari. Noneho iriho n'uburyo nasohoye n'igisigo gishyashya nyine ari cyo ndafrika. Cyakoze binyeretse, urumva nari ndwaye n'akantu k'akagripe. Noneho naje nyine no mu gitaramo, ariko mu by'ukuri nabukereye mbona ndayibonye. Ati rwose ati ko twakubonye se bakwanditse kuri BBC. Ndavuga ati mana yanjye, anyeretse mbona ntabwo ari ya nkuru nabonye. Ndavuga ati ko numiwe, numva nyine biranshimishije kuko BBC n'ubundi ni igitangazamakuru kiri mu bitangazamakuru bikomeye apana mu Rwanda ku rwego rw'isi. Byaranshimishije nyine, byaranyuze. Nabonye ko ubusizi buhawe agaciro, nabonye ko usibye kuba baba bavuze njyewe n'undi musizi uwo ari we wese bagaragaza iyo nkuru, berekana ko ni ikintu kinini bamurikiye isi. Berekanye ko abasizi turahari, ubusizi burahari kandi ni bwiza. Urumva biri iyo ufashe inkuru ukayitangaza, byanze bikunze uba ukeneye ko hari amatwi y'abantu runaka igeramo. Numvise binyuze pe, numva umutima wanjye uranezerewe. Biri mu kintu nacyo numvaga nshobora, numvise nishimiye. Yego, n'akagripe kahise gakira? nakubeshye ntabwo kakize. Ahubwo avuga ngo nari mvuye kuri stage nabwo mfite nyine ka gripe ka danje, ariko nabwo nagiye kuri stage bantunguye, nabwo ntari ndi muri gahunda cyane. Ariko n'ubundi kwa konti nyine intore ihora iteka iseruka yiteguye, barampamagara mvuga ariko nyine ntameze neza mu ijwi. Ariko n'ubundi ukabona ko rwose twabukereye, abasizi batandukanye bahari. Nuko ndavuga nti cyakoze ni byiza cyane, kuko icyo gihe ntuse na Rumagara hari, kandi urabona ko ari muri generation ntoya y'abasizi bakiri batoya. Nawe yari amaze kuvuga intuse, umuvugo we nawe bamutunguye mu by'ukuri. Ndavuga ati cyakoze ubusizi bwubahwe. Noneho aho ngaho n'akandi kantu ka Rumaga kanyibukije, nuko n'ubundi Rumaga niwe wari wahaye uwo munyamakuru n'ubundi wanumiye kuri BBC. Noneho nyine amubwira ati shoko yari amubaje ku bijyanye n'ubusizi, cyangwa se ku bijyanye n'abasizi dufite mu Rwanda, cyangwa se bakobwa bakora ubusizi. Hari igihe usanga nyine abantu bibaza ko abasizi b'abakobwa nyine ngo badakora cyangwa badahari, ariko mu by'ukuri turahari
bari abakobwa bose uri kubona imbere yanjye barahari urumva abasizi beza cyane nyine ariko ugasanga rimwe na rimwe bari kwibaza ko tudahari se ni kubera iki tudakora ese kubera iki tutagaragara cyangwa tutigaragaza ariko turagira ngo tubabwire ko duhari cyane kandi dukomeje gute se tutagaragara urimo uragaragara ariko ntabwo barimo kugaragara ahubwo tunahita tubwira ubundi ni ukubera iki harimo muri industry barahari ni benshi ndanabazi kuki ariwe turimo kubona ni ukubera iki sinkubeshye reka nkubwire ntitukazajya tugira ikintu twitwaza abasizi b'abakobwa barahari beza cyane kandi bari no gukora wenda usanga ahanini wenda hari igihe ibihangano byabo wenda batarabinoza neza nyine ku buryo buri digitale ku buryo nyine ubu ngubu bugezweho kugira ngo baragiye muri studio n'utubone gutya biba bihenze turavunika cyane turavunika cyane noneho biranagoye cyane kuba igisigo wacyexpressinga ku rwego rw'uko wakivuga ukanakigaragaza mu mashusho biragoye cyane sinkubeshye biragoye byonyine no kukibona ku buryo bw'ijwi kuriya nyine biri moderne byo kukijyana muri studio kivamo wabize icyuya kuko birasaba ibintu byinshi cyane ariko abasizi barahari yaba ari abahungu yaba ari abakobwa bose barahari kandi beza ahubwo wenda ikintu gihari nyine abantu babyitabire babikunde babimenye n'abandi bose bazagenda babamenya mu bisigo umaze gushyira hanze byaba ari bigaragara cyane cyane ubwo nibyo turi buze kuvuga abantu ushimira cyane kuri ni bande uvuga uti mu by'ukuri ibisigo nabishyize hanze ariko hari abantu ngira amahirwe nkabashimira abantu bakabamenya naba nishimye nkavuga ni runaka ndamushimira kampani ni ndayishimira abanaba ntabwo nabura kubashimira n'ubundi abo bantu ndabashimira cyane hano nshimira abantu n'amakampani wayashyizemo ntabwo ngo njyewe abantu banshimira cyane ku ruhembe harazaho mama wanjye niko ni umuntu ubikunda abyitaho ariko usanga nyine no muri ibi ngibi nashyize hanze ndi kuvuga ko nsa nkaho mbyikoreye ku giti cyanjye nyine kunshyigikira kuntera akanyabugabo ambwira ati komeza ni ibintu bimfasha cyane ku buryo aho najya hose namushimira hanyuma nkongera ngashimira ahangaha mubona muri iki kigo turimo cya Rwanda ubuhanzi ntakubeshya noneho bo bararenze nabo nyine baramfashije cyane ku bijyanye n'ibi bisigo yaba ari ibi ngibi biri hanze nekereza ko wenda n'ibindi bitaragera hanze nabyo bazabikoraho bazamfashaho kuko usanga nabo baramfashije si no mu bitekerezo gusa noneho kuko n'ibikoresho nkoresha ari amavideo nabyo ni ibya hano muri Rwanda ubuhanzi nabo rwose ndabashimira cyane abandi bantu nshimira ni n'ubundi bisa nkaho bijyanye n'ibyo ngibyo ni abantu nyine bo mu rurimi n'umuco bafatanyije n'Imbuto Foundation n'abandi bantu bagiye badufasha mu ishyirwa mu bikorwa by'umushinga wa Rwanda ubuhanzi kuko babashije kugira ahantu nyine bamurika bakagaragaza ko hari impano y'ubusizi noneho iyo mpano by'umwihariko ihetse nge nyine nkabasha kugaragara mu bantu mu bandi kubikoresha no kubibyaza umusaruro ku buryo ubu ngubu ntekereza ko n'ubundi ngomba gukomeza gukora kuko njyewe nk'ubu nshaka kuzamurika ibisigo byanjye nubwo ngenda murika kimwe ndashaka kuzabikorera album yuzuye nkabimurika ku mugaragaro nkakora igitabo nkakora nyine n'ibyo bisigo bingahe nkabibumbira mu gitabo kimwe nkajya mbishyira hanze ko hari abantu wenda hari abakunda kumva hari n'abakunda gusoma kugira ngo bose bizabagereho ibisigo turimo kureba urashaka kuzabishyira no mu buryo bw'inyandiko bikaba igitabo abantu bakajya babisoma wow murakoze cyane yego kubyumva kuko biryoshye noneho no kubisoma bizaba biryoshye cyane ahubwo
gufasha guhereza n'abaterankunga nukura abaterankunga baze pe izina ry'Imana ndashaka kugira ngo dusobanurire abantu bakurikiranye ikiganiro ati Rwanda ubuhanzi ifasha iki ku bahanzi ku bantu cyangwa se muri industry ku bantu bari muri industry ya gakondo? Ntabwo ari gakondo ifasha abahanzi muri rusange b'urubyiruko yego kandi nyine aha tunini kuri incubation center hariyo urubyiruko rugera muri 68 cyangwa hejuru yaho gato rwabashije kugera kuri finali ya Art Rwanda ubuhanzi yakozwe selections guturuka mu midugudu bikazamuka mu mirenge mu turere bikazamuka kagera ku rwego rw'igihugu abo babaye aba finalist rero bose nyine bajya bahurira aha bagakora ama product yawo bafite ibintu by'ama fashion bafite ibintu by'amakinamico bafite music bafite poetry bafite aba writers bafite everything mu bintu bijyanye na industry z'ubuhanzi bafite segments zigera muri 6 kandi nyine bakurikirana ariko nyine biba bisaba kuba waraciye muri ayo marushanwa yabayeho yego nekeza ko na phase ya mbere ubungubu igiye kurangira nyine noneho tugakora graduation bikarangira bakazongera bagaselectinga abandi gutyo ubundi bya biteganyijwe kuzabiba buri mwaka ariko hajemo ibi by'icyorezo cya covid nyine bisa nk'aho bicitse imbaraga zo gukomeza n'ibintu byo kwipimisha n'ibyo kwegerana n'ibyo kurwara nyine nawe urabizi ibintu corona yadukoreye reka turi ku musozo twinjire mu gace gato ngiye kukubazaho ka filime urimo gukina muri Makuta sibyo hari case iriho ya Ndimbati n'umukobwa Firdausi yateye inda babyara abana b'imanga. Firdausi avuga yuko ngo baryamanye ngo kubera ko kugira ngo amufashe abashe kwinjira muri filime. Niko bimeze se koko ako gakesi karahari kuba ari amahirwe muyahabwa ariko mwabanje gutanga iyo ruswa y'igitsina? Oya njyewe ubwanjye ku giti cyanjye iyo case ntabwo nyizi kubw'amahirwe ntabwo yingeze ngeraho sibye kuba nabyumvana abantu babivuga gusa kandi no kuba babivuga wenda nko kuri biriya nta makuru mbifiteho kabisa. Ni amakuru ufite yuko hari abajya batanga iyo ruswa kugira ngo babashe kuba ba recruited muri industry ya filime? Ndumva abantu babivuga gutyo nk'ibihuha bitambuka ariko nge kuko bitangezeho navuga ko ntabyo nzi ariko ibyo ari byo byose nta nduru ivugira ubusa umusozi. Bayida kuri wowe abantu batanga ruswa y'igitsina kugira ngo babone amahirwe runaka ubifata gute kuko urumva umuntu abeshwa n'umutungo afite man sibyo? Nukuri imitungo dufite igomba kutubesha kaduhesuza umugisha w'ejo hazaza. Ubifata gute ku bantu bakoresha imibiri yabo kugira ngo bibereho? Imibiri rega imibiri sinzi impamvu uri kwigereranya n'imitungo nakare twigeze kubivugaho. Umubiri ntabwo ari umutungo umuntu aba afite kuko uzi yabo imibiri ari imitungo utwari kabaye tujya wenda nko muri RDB cyangwa muri Rwanda Revenue tukayisorera cyangwa muri RDB tukandikisha wenda ngandikisha nk'ikibuno cyanjye kuko nzi ko wenda gikora kirenze nyine ntambuka abantu bakakireba cyangwa ngandikisha amaguru cyangwa amaso ariko hari impamvu tugenda tukandikisha wenda tuvuge igisigo kuko kirimo n'umutungo ariko mu gihe cyose tutaratangira kuba twagenda ngo nandikisha akaboko cyangwa nandikisha ikibuno cyangwa nandikisha ijisho nta mutungo mbonamo. Rero abo bantu inama nabagira ntabwo ari byiza kuko umubiri ni ikintu cy'ingenzi kiri hejuru y'ubutunzi kuko byanze bikunze udahari utabashije kubaho ngo ubuhumeka bufite uwo mubiri n'ubwo buzima ntabwo bya bindi wabigeraho. Ntabwo wabasha kuba umukinnyi wa filime, ntabwo babona ukuntu bampitamo njyewe ntarabayeho. Ntabwo ubu ngubu nari kuba wenda naba ndi bube Nadia, ndi bube se Divine cyangwa se Beatrice cyangwa se Isimbi n'andi menshi. Ntabwo nabiba ntarabayeho. Umugero wabayeho
nyine uri wowe uri ikindi kintu kiri hejuru y'ubwo butunzi ushaka. Ntabwo numva ko ari ngombwa ko ufata ubwo butunzi, ufata uwo mubiri ngo witiranye n'ubutunzi ufite cyangwa ushaka kugeraho. Yego, ntabwo ari byiza ko utanga wenda ruswa y'igitsina kugira ngo ube umukinnyi ukomeye. Hari abakinnyi beza bakomeye tuzi bageze aho bagera cyangwa bageze aho twifuza kugera, ariko ugasanga iyo ruswa y'igitsina itarabayeho. Ahubwo ntekereza ko abangabo aribo twakabaye twigeraho cyangwa tugera ikirenge mu cyabo, kuruta uko twebwe tuvuga ngo umubiri wanjye ngo kugira ngo azabanza nshyiremo. Burangiye kugira ngo umuntu yireguza avuga ngo yarambwiye ngo umubiri ngo muhe ngo ruswa y'igitsina ngo niho azanshyiramo, bazanshyira muri filime, yakwireguza. Wenda ikindi kintu yakwireguza ko yagiye gukina wenda muri casting agakina neza, wenda akamufata ku ngufu cyangwa se akamushuka ati ngwino ukine, akamuha izo nzoga cyangwa se akanamusambanya. Aho ngo yarambwiye ngo muhe ruswa y'igitsina, noneho nawe urayimuha, ndakurahiye. Kandi baramuhana, wowe ntibaguhana kandi watanze ruswa kandi y'igitsina. Ni ikibazo gikomeye muvandi, mbabarane tubyirukankemo ngo tubivuge cyane. Okay, ni ibindi bindi kuko mu Rwanda yitanze ruswa bahana uwakiriye ruswa, bagahana n'uwatanze ruswa. Iyo bigeze kuri ruswa y'igitsina bahana uwakiriye ruswa, ntabwo bahana uwatanze ruswa. Reka tugushimire kubw'umwanya utari muto waduhaye, kuko ndakeka kuri mu bakobwa bakora cyane. Birashoboka ko twatandukana hari ibindi ugiye kujyamo, kuko ejo bundi dufite amatsiko ya Makuta izasohoka kandi uzaba urimo. Uko byagenda kose nk'abafana bawe dutegereje ikindi gisigo dukeneye. Ariko ubundi ujye ushyira hanze audio gusa, ukaba uzashyira hanze video cyangwa byose bisohokera icyarimwe? Njyewe aho natangiriye kubisohora nyine mu buryo buri moderne mbikora. Ubundi njyewe ntabwo ndi umusizi n'ubundi wo kuri social media. Niyo mpamvu ubona bikigoranye mu kono guke, ariko nabyo bizakemuka uko bazamenya ko abantu mujye namwe munabambwira bansure kuri Carine Poet nyine channel yanjye, bansure bagende barebe ibyo nkora, bakore subscribe n'iki. Noneho uko bazagenda babimenya bazagenda bamenya ubundi njyewe ndi umusizi ariko ukunda gukora cyane ku rubyiniro. Nyine nkunda gukora performance ku ma stage cyane kuruta uko nkora nyine ama video n'ama audio. Ariko aho nabitangiriye ndi gusohora audio na video icyarimwe, ndi kubibahereza icyarimwe direct mbibahata. Ushatse kuvuga ngo dushobora kubona Carine ejo arimo guperforminga mu gisigo runaka ariko kitari cyasohoka audio na video? Cyane ibyo nibyo biba cyane ahubwo. Reka tugushimire rero, tukubwiye ngo amahirwe masa, kandi ibyiza burya bikurura abantu cyangwa se n'ibyiza biri uvuga ubwabyo. Uko tuzi icyo nuko Carine turimo kubona muri industry y'ubusizi ari Carine ugiye keretse ntabwo byashoboka. Icyo tuzi icyo nuko uko bwije nuko bukeye, icyo tubonye uyu munsi kiba gitandukanye n'icyejo bundi. Turabwira abantu mwareba hasi muri description turaza kwashyira link, ndikuvuga ngo twashyize nka turimo kubikora. Muraza kuhabona link y'igisigo kimwe mu byo yashyize hanze ko cyane cyane vuba iki ngiki cya Africa. Hanyuma iyo link iraza kugeza kuri Carine Poetry, ukore subscribe kuko niyo nkunga ufite n'indi yindi tutazi, ariko iyo ngiyo niyo tukubwiye. Ngende Trust Alan Inkotanyi, ariko ndakwibutsa gukora subscribe kuri iyo channel urimo kureberaho iyo video. Niba utarayikora wibuke gukora kukazogera kugira ngo ujye ubona n'izindi video tugushyizeho. Ciao.